Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukorere imwe ututsinda ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, mbere yuko ureba ino video jyaho hasi umukara nditse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Iyo wakanze subscribe aho hasi ujye urahita ubibonera ku gihe nkimara kubishyiraho. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gito yaho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukundira guze twigane mu shuri, cyangwa se ufite akazi katagukundira guze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi iterambere ryaraje, tugusharinga screen ya computer, ibintu dufite muri computer ukagira bibona muri telefone yawe. Tuba twigana nkaho twicaranye n'ubundi. Rero twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 07893516 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza, kuri buri kibazo baba baduhaye ibisubizo 4, uhitemo kimwe cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Icyapa cyacu gifite ishusho y'uruziga, iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande 4. Umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo 4 baduhaye. Arava ngo uburemere ntarengwa bwemewe bwa tone 3, mbega ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Seka ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3, mbega ngo hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. Ese hano igiso cy'ukuri cyanyacyo urabona ari iki mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Iyo harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Iyo harimo imodoka itwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Iyo harimo wenda nka 60 ntubwemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 60 mu saha. Bino byapa bikaba biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Genda ujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, wandikemo ngo ibyapa byo ku mihanda urebe video. Uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora, kuko ukuntu ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ikibazo babazaho mu kizame. Uramara kuyireba rero bino bibazo byose birimo wabikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Uri mu nzira nyabagendwa utwaye ikinyabiziga, hari ikintu ukora kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ese ni igiki kibujijwe? Areba ngo kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, mbega ngo gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cyanyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari iki mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe biteza ambutiyage. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, umuntu ashobora kuguturuka inyuma atazi ko ugiye guhita ukacira feri
akaza wakacira feri agahita aguturuka inyuma akaba arakugonza ukamuteza ibyago nawe ukabyiteza, kandi bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. ndakeka uramaze gutamura rero, ndakeka uramaze kuyandika ku gapapuro, bibutsa ko kode ziri kuboneka izo arizo zose, zaba izo gushaka kode za provisoire, zaba izo gushaka kode za kategori zirahari. mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 tubibafashe. mu kibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo byikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kikurura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira. romoroki iziritse ku kinyabiziga ariko iri gukingiriza itara ry'icyo kinyabiziga kikurura. ese ibigomba kugaragazwa gute? ariko banatubwiye ko ari mu gihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'ukuntu igihe kimeze. ashobora kuba ari igihe cy'imvura, hari ibihu, cyangwa se akaba ari igihe cy'izuba hari nk'umucucu mwinshi. ese bigaragazwa ku buhe buryo? hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo iso cy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro. araho ni itara ryera riri kuri romoroki inyuma, mbega ngo ni itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, sega ngo ni itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki? mwa bino bisubizo 4 baduhaye, ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. ibisubizo byose nibyo, ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, kubera ko ibiri gukingiriza itara y'ikinyabiziga kikurura. rero kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza baturutse inyuma yayo baze kubona ko ihari, bashyiraho itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. ndakeka ko musitamo D. ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku papuro. ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 4, kirabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. ayo matara arangwa n'amabara akurikira. ese arangwa n'amabara asate? tegereze neza usubizanye ubwitonzi. arabanga umweru cyangwa umuhondo imbere, mbega nk'umutuku cyangwa umuhondo inyuma. seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A umweru cyangwa umuhondo imbere na B umutuku cyangwa umuhondo inyuma bikaba ari ibisubizo by'ukuri. mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. ese hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari iki? mwa bino bisubizo 4 baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ni umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma bari umutuku cyangwa umuhondo. wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota bari buze kuguha. wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota bari buze kuguha. uba ugomba guhitamo inyuguti ya C kuko ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mwa kino kibazo baba baduhayemo ibisubizo birenze kimwe. ikibazo cya 5 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera iyo bavuze ngo igihe ijoro rikeye, ni ukuvuga ngo ashobora kuba ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse gihari. hari abantu benshi babyitiranyanga bakambwira se iyo bavuze ngo igihe ijoro rikeye ni ukuvuga ngo ni za saa 11:45, saa 11:15 gutyo. oya, ashobora kuba ari na saa 6 z'ijoro ariko nta gicu kibuditse mu kirere gihari. none mu ntera ingana iki? araba ngo metero 50 nibura, B ngo metero 100, C ngo metero 150, D ngo metero 200 nibura. ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura.
ukaba yamurika muri metero 200. Ndakeka ko uramaze guhitamo D, ndakeka uramaze kuyandika agapapuro. Utari wahisemo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, murabizi ibibazo biragaruka. Ndizera ko ahita ugikora. Uri hafi gukora, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha kuba wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, kuko murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki? Mwebwe mu ndimi z'amahanga muzita ngo ni ambulance. Ese uba wakora iki? Hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, ari kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Mbega ngo kongera umuvuduko kugira ngo ugisige, sega ngo kugumana umuvuduko wari ufite, mbega ngo guhagarara bitunguranye mu muhanda. Ese wakwitwara ute? Ese wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ubonye hari ikintu kiri kugora uri gukosora kino kizame, ucyandika muri comment, ugakanda subscribe, nkazagutegura iryo somo nkarishyiraho, uzahita uribonera ku gihe. Hano izo cy'ukuri nta kindi, ni aho ugomba kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara ukareka gatambuka ambulance. Ndakeka waramuzitamo A, ndakeka waramuzikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo wifuza kugana ibumoso imbere yawe, kubera iki ushaka umwanya mwiza kandi uhagije? Hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Aravuga ngo impamvu ukeneye umwanya uhagije kandi mwiza, aravuga ngo kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho. Mbega ngo kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata, seka ngo kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda bamenye icyo ushaka gukora, ndeka ngo kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyura mu ruhande rw'ibumoso. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo hari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri umaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi, ni C. Aba ari kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda kumenya icyo ushaka gukora. Ndakeka ko uramuzitamo C, kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora. Ndakeka uramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hari igihe uzumva bavuze ngo ibirango byera, kuvuga ngo ibirango byera no kuvuga ngo ibirango by'umweru ni kimwe, ariko ishusho ni ukuvuga ngo isi kino cyapa ni uruziga. Ese uri kubona ari impande 3? Ese uri kubona ari impande 4? Ishusho muri kubona ko ari uruziga, ubuso ho ni muriya imbere hasa ubururu. Kino cyapa gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Aravuga ngo inkomane banyuramo bazengurutse, mbega ngo biremewe guhindukira, sega ngo inzira y'icyerekezo kimwe imbere, ndeka ngo birabujijwe guhindukira. Hano giso cy'ukuri cyanyacyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko giso cy'ukuri umaze kugihitamo, ndakeka ko giso cyanyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Iyo ubonye kino cyapa, mwebwe mu ndimi z'amahanga muhita ngo ni kuri rompwe cyangwa muri rompwe, ugomba kuhaca umanjije wazenguruka, kabanza ukazenguruka, kuko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ugomba kuhaca ugombye kubanza wazenguruka. Kikaba gisobanura ko ari inkomane banyuramo bazengurutse. Ndakeka uramuzitamo rero A, ndakeka ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ariko ubonye ikibazo cyerekeye ku byapa kiri kukugora, wasura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video nabakoreye amato ku 5 y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Umara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki igihe umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso? Ugeze hariya ku maferuje usanga yapfuye. Murabizi bikunda kubaho ku bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi, usanze byapfuye. Ariko ukasanga umukozi ubifitiye ububasha
ashobora kuba ari umupolisi cyangwa se akaba ari abakorerabushake. Uba wakora iki aramutse aguhaye kino kimenyetso? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20. Ara ukata ibumoso gusa, mbega ukata iburyo gusa ugakomeza imbere, sega ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, deka ngo komeza imbere gusa. Ese wakora icyo aguhaye kino kimenyetso? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cyukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Mwa kino kizame kimaze gukorwa ari icyambere, ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni se ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kuko murabizi hari ahantu hakunda kuba hari imihanda ihahuriye ari myinshi. Ishobora kuba ari imihanda ine, ishobora kuba ari imihanda ine ijya mu byerekezo bitandukanye, ari inkomane irimo imihanda ijya mu byerekezo bine cyangwa byinshi bitandukanye. Rero kubera ibimenyetso bimurika biba byapfuye, aguhaye kiriya kimenyetso urahagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, ukareka ibindi binyabiziga yemereye gutambuka bikagenda. Ubwo nawe burakurikiraho, ariko iyo aguhaye kiriya kimenyetso ugomba guhagarara by'igihe gitoya. Ndakeka ko aramuzwe guhitamo rero igiso cy'ukuri cyanya cyari cyose, ndakeka ko aramuzwe yandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizame uri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijoro rikeye mu ntera nibura ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi ngizi bagiye kuduha, ukaba wabona no matara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga mu ntera araba ngo metero 100, bega ngo metero 200, sega ngo metero 150, dega ngo metero 250. Ese hano igiso cy'ukuri cyanyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se muri metero 150. Ukaba wabona no matara ndangacyerekezo mu gihe ijuru rikeye ari nijoro. Nabibasobanukiriye ibintu bijyanye n'igihe ijuru rikeye ukuntu biba bimeze. Ndakeka ko aramuzitamo rero se, ndakeka ko aramuzwe yandika ku gapapuro utari wahisemo. Nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Bibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare. Ni kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa mu gihe kitarenze iminota 3 tuba tumaze kukubonera kode yo mu karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukaguha n'imyitozo irimo ibibazo bikunda kuza iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga hari uburyo bwinshi bwo kukwigisha mu buryo bwa online. Hari ukuguha linki ya Google Meeting ukayikandaho. Ikintu nashyize muri computer yanjye ujya urakibona muri telefoni yawe. Murabizi haje ikoranabuhanga, n'ubundi ni nkaho tuba twicaranye, nuko tuba turi gukoresha telefoni. Ikintu ubusabwa ni telefoni igezweho na internet gusa, tukakwigisha nkaho turi kumwe. Gukoraho ukora rimwe. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tuza tukakwigisha computer, cyangwa ufite igihe gito ushaka aho twigana iminsi 2 cyangwa 1 ariko turi kumwe, turakwigisha. Duhamagare cyangwa twandikire ni kuri 0789 335 tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo mu muhanda ashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba, uriya murongo urombereje hagati mu muhanda, ese iyo ucagaguye ntugomba gukora iki? Ariko ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda, bega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Sega ngo agomba guhagarika ikinyabiziga, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese mu gihe ugeze mu muhanda ukabona uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ucagaguye ntugomba gukora iki? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Biba ngombwa mu gihe ushaka kunyuranaho
ari byo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga kudepasa, cyangwa ushaka gukatira ibumoso cyangwa ushaka guhindura icyerekezo aho uba wajya mu kindi gice cy'umuhanda. Ndakeka ko uramutse uhitamo B ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ndakeka ko uramutse uyandika ku gapapuro utari wayihisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ntabwo ahantu hose wagenda uri kuvuza amahoni, hari ahantu bibujijwe. Hehe? Ari ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, beka ngo hafi y'ibitaro, seka ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi, beka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kihe? Kuvuza ihoni bibujijwe hehe? Hano hose urabizi ntiwagenda uri kuvuza amahoni, ni hehe bibujijwe? Hano igiso cy'ukuri rero nta kindi ni B. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Ntabwo wagenda uri kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Murabizi hari ikinyabiziga kivuza ihoni uri na muzima umeze neza, kumva hari ukuntu ubaye, none wibaze ku bitaro haba harimo n'abarwayi. Rero biba bibujijwe kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Ndakeka ko uramutse uhitamo B, ndakeka ko uramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu, gukora rimwe tugahita dutsinda. Ukanda subscribe hasi, ikintu cyose nshyizeho ukagira urahita ukibonera ku gihe uri hafi gukora. Ugafata zino video ukazisharinga inshuti zawe, nazo zikaza tukigana bitazigoye, bazagerwaho bagakora rimwe bagahita batsinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibi byerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo wagenda ikinyabiziga cyawe kiriho ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka, ntabwo bibaho rero, cyangwa ngo bigende biri kunagana. Ariko baratubwiye ngo hari ibinyabiziga byo bibyemerewe, kuko baratubwiye ngo ariko ngo ibinyabiziga bikurikira ngo ntibibujijwe. Ubwo bivuze ko byo birabyemerewe. Ese ni ibihe byemewe kugenda ibintu biri kwikurura hasi cyangwa biri kugenda biri kunagana mu mbavu zabyo? Ari ngo imashini zihinga, mbega ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imashini zihinga n'ibinyabiziga bitwaye ibintu bishobora gufata inkongi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga, kubera ko n'ubundi zo ziba ziri mu kazi ko guhinga, birashoboka cyane. Ndakeka uramutse utamo rero A, ndakeka uramutse kuyandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizame uri buze gukora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Arangwa iby'inyuma metero 3, mbega ngo iby'imbere metero 2 n'ibice 70. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, iby'imbere byagomba kuba ari metero 2 n'ibice 70. Mu gihe bataguhaye metero 2 n'ibice 70 uzandike ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko niba bavuga ngo metero 2 n'ibice 70 nacyo uzagihitemo ni igisubizo cy'ukuri, kuko kuvuga ngo metero 2 n'ibice 70 no kuvuga ngo metero 2 n'ibice 70 byose ni kimwe. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara 2 cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ku yahe matara? Arangwa itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare, seka ngo itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma, ndeka ngo A na B byose nibyo.
A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma mubona ko ryo riba riri ukwaryo. Kino cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma ni bya bindi mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo plaque. Rero nicyo baba bari kuvuga hano. Ndakeka ko aramaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka aramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wagihisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizame urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangabire ndanganyuma ntiyashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Ari mu metero 1 na santimetero 50, B mu metero 1 na santimetero 75, C mu metero 1 na santimetero 90, D mu metero 2 na santimetero 10. Kino kibazo bashaka kugihindura bakakiguha bashyize zino santimetero muri metero bakavuga ngo A metero 1 n'ibice 50, B metero 1 n'ibice 75, C metero 1 n'ibice 90, D metero 2 n'ibice 10. Ntibizakugore bazabafashe zira santimetero bazishyize muri metero, cyangwa se bashobora gufata zino metero bakazishyira muri santimetero bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Ujye umenya ko metero imwe ibingana na santimetero 100. Uhite ubikora, murabizi niyo ntego yacu gukora rimwe tugahita dutsinda. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C metero 1 na santimetero 90. Ndakeka ko aramaze guhitamo igiso cya nyacyo aricyo C. Ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora kuko niyo ntego yacu. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara risa rite? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Araba ngo umweru, B ngo umuhondo, C ngo umutuku, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano bavuze mu mbavu z'ikinyabiziga. Ese tuba dusute? Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B umuhondo. Niba uri hafi y'ikinyabiziga reba urahita ubona dusa umuhondo. Iyo bavuze ngo turi imbere kuvuga ko tuba dusa umweru. Hano bavuze ngo turi mu mbavu z'ikinyabiziga, niyo mpamvu tuvuze ngo ni umuhondo. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya, tugufashe kwiga nugerwaho uzakorera rimwe ututsinda, murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 shobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibinyabiziga bihe? Ari aho velomoteri, B ikavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C ngo amavatiri y'ifasi, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano iso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Hari igihe uzabona bahisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ese bahitamo B ryari? Ese bahitamo D ryari? Nuvuga ngo hari kuri B iyo bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande bahitamo D. Iyo bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uhitamo B. Bavuga ifite ugahitamo D. Bavuga idafite ugahitamo icyo gisubizo bavuze ngo idafite, ko nicyo kiba ari igisubizo cya nyacyo kuko aba ari ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Kino kintu utarakibonyeho ngo ugisobanukirwe hakiri kare ugera mu kizame bikakugora. Niyo mpamvu aba ari ingenzi kuza tugakosorana kino kizame witonze kugira ngo nujya ugera mu kizame cyawe ibi byose ube warabibonyeho ntibizakugore. Murabizi niyo ntego yacu gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? Ari ngo umuyobozi, B ngo umuherekeza, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri umuyobozi cyangwa umuherekeza. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo.
ubwo a ikaba atari iso cy'ukuri, b ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni a, umuyobozi. Murabizi ikinyabiziga kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Iyo bavuze umuyobozi, niba bavuze imodoka ni umushoferi, niba bavuze moto ni umumotari. Abo nibo bita abayobozi b'ibinyabiziga. Rero birashoboka ko ikinyabiziga cyagenda kidafite umuherekeza. Hari abantu bari bahisemo B ngo umuherekeza, cyangwa bari bahisemo C, kuko hari imodoka ugenda ukabona itwawe n'umuntu umwe, harimo umuntu umwe gusa yitwaye ari wenyine, ubwo ibitwaye n'umuyobozi gusa nta muherekeza. Iyo bavuze umuherekeza nibyo mwebwe mwita, niba ari mu ndimi z'amahanga, niba ari mu kinyarwanda, ngo ni umutandiboyi, wa wundi ugenda nko hejuru y'imizigo, nibo bita baherekeza. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero a, kuko ikinyabiziga cyo ntikiba cyagenda kidafite umuyobozi, ariko kidafite umuherekeza aho kiba cyagenda. Niyo mpamvu hano turahitamo a gusa. A nicyo gisubizo cy'ukuri. Ndakeka ramuzwe kugihitamo, ndakeka ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abandi. Aravuga ngo abanyamaguru. Mbega ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Seka ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, ubwo a ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na b ikaba ari iso cy'ukuri. Mu gihe kuri d bari tubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ubwo a ikaba atari iso cy'ukuri, b ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndatekereza ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri nka twavoromoteri, nk'utugare n'ibindi. Ndakeka ko ramuzitamo C. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Uba ugomba guhitamo C. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye uhita ukibonera ku gihe. Fata zino video niba ufite umuvandimwe ushaka kwiga amategeko y'umuhanda, uzimuhe aze twigane nagerwa azakorera rimwe ahita atsinda. Ukeneye kwiga ugakora rimwe ugahita utsinda. Ntabwo ari ngombwa gutegereza ngo uzajye gukora ngo nutsindwa ngo ubone kutugana. Turakwigisha ukagenda mu kizame witeguye gukora rimwe ugahita utsinda, kuko tuba twarakwigishije neza. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789531626 bigufashemo. Ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789531626 tubigufashemo. Uri hafi gukora. Amahirwe masa, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.